waba wifuza kubona uburuhukiro n'ihumure muri iyi si yuzuye ibibazo? Mu Rwambere rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 11 havuga ko Imana umuremyi wacu ari Imana igira ibyishimo. Mu ntangiriro igice cya 1 umurongo wa 26 hakavuga ko turemwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo dusa n'Imana ku isura kuko twe turi ibiremwa by'umubiri kandi Imana ni umwuka. Ariko dusa na Data udukunda umuremyi wacu kuko dufite ubushobozi bwo kugaragaza imico nk'iyi. Niba rero umuremyi wacu ari Imana igira ibyishimo, bivuze ko ariyo turemanye ubushobozi bwo kwishima no kugaragaza ibyishimo. Ariko tuvugishije ukuri, iyi si yacu twikoreza imitwaro myinshi tukumva duhangayitse, ducitse intege, tukiheba, tukabura amerekezo kubera kubura ibisubizo by'ibibazo byacu. Ibibazo isi twikoreza bitubera umutwaro uremereye ku buryo twumva tumeze nk'umwanditsi wa Zaburi ya 90 umurongo w'10 wagize ati: imyaka tubaho ni 70, twagira imbaraga zidasanzwe ikaba 80, nyamara iba yuzuyemo ibibazo n'imibabaro, ariko ishira vuba tukaba turigendeye. None se kuki ku isi hari imibabaro myinshi? Icyambere, Imana ikimara kurema Adamu na Eva nk'undi mubyeyi wese yabahaye amategeko asobanutse neza bagombaga kubahiriza. Rimwe muri yo ryababuzaga kurya ku mbuto zimenyesha icyiza n'ikibi, kandi bari barabwiye ko nibaziryaho bazapfa. Basuzuguye Imana ariyo mubyeyi wabo maze bagirwaho n'ingaruka zituruka ku kutumvira kwabo. Igihe bahuraga n'ingaruka zituruka ku kwigomeka kwabo, ntago bari bubishinze Imana kandi ntago bari buyirenganye. Natwe turi abana ba Adamu na Eva, bityo twavukiye mu byaha, kandi kuba buri wese avukana umurage w'icyaha dushobora kubabara cyangwa tukababaza abandi niyo twaba tutabigambiriye. Ikintu cya kabiri gituma tugerwaho n'imibabaro kandi tukiyeba ndetse tugahangayika ni iki? Isi itegekwa n'ikiremwa kibi kitwanga aricyo Satani. Igihe Yesu yari ku isi yagaragaje ukuri kwabyo. Akimara kubatizwa, umwuka yari wamujyanye mu butayu, ahamara iminsi 40 n'amajoro 40, maze nyuma yaho yumva arashonje. Kimwe mu bigeragezo Satani yamugerageresheje, yamubwiye ko napfukama akamuramya ari bumuhe ubwami bwose bwo ku isi. Yesu ntigeze abihakana cyangwa amugisha impaka. Iyo Imana bari itegeka isi, Yesu aba yarabwiye Satani ko adafite uburenganzira bwo kumuha ubutegetsi bw'isi kandi ari ubwasi. Ariko Yesu yamusubije mu kinyabupfura ati: genda Satani. Ubwo rero kubisa itegekwa n'abategetsi babi batayoborwa n'umwuka wera, rimwe na rimwe bashobora guteza intambara n'andi makuba kubera kumaranira ubutegetsi, maze inzara, ubukene, uburwayi n'ibindi bikibasira abaturage. Hashobora kubaho ibikorwa byinshi by'akarengane, kandi rimwe na rimwe abaturage bakicwa n'ubukene kubera ko amafaranga yagakoreshejwe mu kwita ku baturage akoreshwa mu kugura intwaro no kurinda umutekano w'abategetsi. Umutegetsi w'isi ari we Satani ni umugome rwose kandi nta mpuwagira muri we. Mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo w'9 hagira hati: icyo kiyoka kinini kijugunywa hasi, nicyo ya nzoka ya kera yitwa Satani usebanya, kandi nicyo kiyobya abari mu isi yose, nuko kijugunywa ku isi, kandi abamarayika bacyo nabo bajugunywa ku isi. Abantu benshi baramwigana. Iyi ikaba ari imwe mu mpamvu zituma isi yuzuye ibinyoma, inzangano n'ubugome. Imyifatire iranga abantu bo muri iki gihe igaragaza ko abantu aho kwemera kuyoborwa n'umwuka wera ngo bere imbuto zawo, ahubwo bayoborwa n'imbaraga z'imyuka mibi, ni ukuvuga abadayimoni, akaba ariyo mpamvu isi yuzuyemo ibikorwa bibi. Dore icya gatatu gituma tugerwaho n'amakuba n'ibindi bibazo bituma twumva duhangayitse ni iki? Ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri buri wese. Mu Mubwiriza igice cy'9 umurongo wa 11 hagira hati: dore ikindi kintu nabonye mu bibera kuri iyi si, abazi kwiruka si bo buri gihe batsinda isiganwa, kandi intwaro si zo buri gihe zitsinda urugamba. Abanyabwenge si bo buri gihe babona ibyo kurya, abajijutse si bo buri gihe babona ubutunzi, n'abafite ubumenyi siko buri gihe bagira icyo bageraho, ahubwo ibihe n'ibigwirira abantu bibageraho bose. Dukurikije ibivugwa muri uyu murongo, birumvikana ko dushobora kugerwaho n'amakuba bitewe n'uko turi ahantu habi kandi mu gihe kibi. Abasenga Imana rero bashobora kugerwaho n'ibyago bitewe n'imimerere y'iyi si mbi, kimwe n'uko babura amakenga mu byo bakora maze bikabateza akaga. Impanuka, imitingito, iruka ry'ibirunga, inkubi z'imiyaga, inkangu n'ibindi bintu bibi bishobora kutugeraho atari uko turi babi, ahubwo bitewe n'uko turi ahantu habi kandi mu gihe kibi. Ibyo nibyo Bibiliya yita ibihe n'ibigwirira abantu bigera kuri bose. Dore icya kane mu bituma tugerwaho n'amakuba, imibabaro, agahinda n'ibindi bibazo bidutera imihangayiko ni iki? Kubera ko tuvuka kuri Adamu na Eva b'abanyabyaha, twese tuvukana icyaha. Icyo cyaha ni ukudatungana. Muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 4 hagira hati: ese umuntu w'umunyabyaha yabyara umuntu utagira icyaha? Ntibishoboka. Kuba tuvuka kuri Adamu rero, twatakaje ubutungane. Imibiri yacu yarangiritse, bityo dushobora kurwara kandi tugahangana n'ibibazo byo mu byiyumvo.
rimwe na rimwe dushobora kuba uri humure kubera ko wakaduhumurije nawe ari umunyamibabaro nkatwe, cyangwa akananirwa no gusobanukirwa ikibazo dufite kubera ko atareba ku mutima, bityo kugira ngo aduhumurize akaba yacikwa maze akavuga ijambo ritwongerera umubabaro aho kuduhumuriza. Muri rusange isi yuzuye amakuba menshi rwose. Usibye ubukene, intambara cyangwa uburwayi, ushobora kuba uhanganye n'agahinda gaturuka ku kuba warapfushije umuntu ukunda, ushobora kuba uhanganye n'abanzi impande zose batakwifuriza ibyiza, ushobora kuba uhanganye n'ibibazo uterwa n'abagize umuryango wawe, kandi wenda ushobora kuba ufite agahinda kenshi udafite uwo wabwira ngo gutege amatwi. None se nk'uko twatangiye tubivuga, niho abantu bashobora kuvana ihumure muri iyi si yuzuye ibibazo? Ahantu hambere, ikintu cya mbere wakora kugira ngo ubone ihumure rikwiriye ni ugusenga. Muri iki gihe imihangayiko n'ingorane duhura nabyo bishobora kuba biteye ubwoba, bigatesha umuntu umutwe kandi bikamutera kwiheba. Icyo Satani aba agamije ni ugutuma ureka guhatana maze nawe akakunesha. Umwanzi Satani nta kindi ashaka kitari ukubona ucogora ugatsindwa, kugeza ubwo wumva ko nta garuriro, ko nta kundi wabigenza, kandi ko nta mpamvu yo kwirirwa ugerageza. Muri Yesaya igice cya 57 umurongo wa 15 hagira hati: uri hejuru kandi usumba byose, uhoraho iteka ryose kandi izina rye rikaba ari iryera, aravuga ati: ntuye hejuru kandi hera, ariko nanone mbana n'abababaye kandi bafite agahinda, kugira ngo nsubize imbaraga boroheje kandi nsubize imbaraga bafite imitima ibabaye. Niki twigira muri uyu murongo? Agahinda n'imibabaro byawe abantu bashobora kutabimenya, ariko Data udukunda wo mu ijuru atwizeza ko azabana natwe muri ibyo bihe bitugoye. Icya kabiri wakora niba wifuza kubona ihumure muri iyi si yuzuye ibibazo, jya usoma ijambo ry'Imana buri munsi. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 havuga ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Rero iyo dusoma Bibiliya kenshi tuba turimo tuganira n'Imana, ni nkaho tuba duteze amatwi Data udukunda arimo atubwira ibyo tugomba gukora n'ibyo tugomba kureka. Mu byanditswe haba harimo inkuru z'abantu batandukanye bahanganye n'ibibazo nk'ibyacu, kandi ukumenya uko bahanganye nabyo bidufasha kumenya uko twabigana, bityo tukavana ihumure ku mibereho n'imyifatire byabo. Muri Zaburi ya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 hagira hati: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Niba uri gusoma uyu murongo muri Bibiliya yera uzirikana iki: ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakubanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyateye hafi y'imigezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Niki twiga muri uyu murongo? Nidusoma ijambo ry'Imana buri munsi, tuzamera nk'igiti cyateye hafi y'amazi mu gihe cy'amapfa. Bivuze ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zatubashisha guhangana no kubona ihumure mu gihe cy'ibibazo. Gusa ikibabaje, abantu benshi bakunda gushakira ihumure aho ritari, cyangwa niyo baribona rikaba ari ry'akanya gato cyane. Hari abakunda kuririmba no gusenga, ibyo ni byiza rwose, ariko jya wibuka ko Imana yifuza ko imbaraga z'ijambo ryayo rikorera mu mutima wawe, bityo urisome buri munsi. Muri iki kiganiro kigufi, ntabwo ibyo wakora kugira ngo ubone ihumure muri iyi si yuzuye ibibazo tubimaze inyuma. Ntabwo twabimara inyuma rwose muri aka kanya gato. Kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika, kandi ukore like niba ukunze iki kiganiro, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Wakoze cyane kudukurikira, naho ubutaha mu kindi kiganiro.